Hello guys, reka nongere mbasuhuze mwese mukurikiye KTLAO TV aho mudukurikiranye muri hose kuri isi yaba hano mu Rwanda yaba muri Afrika ndetse no ku mugabane w'Uburayi n'ahandi henshi hatandukanye by'umwihariko ndabizwa mudukurikiranye ni kuri YouTube channel yacu ni KTLAO TV nko nemaze kuba ngenda mbigarukaho byubasuhuza ndi Ishimwe Vanchafi cyangwa se MC Vanchafi ushatse nyite Edelado Boy MC The Wonder Boy cyangwa se umwami w'abantu uko babishaka byose. Uyu munsi tugiye kuganira murabizi twatangiye ikiganiro maka ni Love Lesson 1 Debate nkuko mubizi twaganiriye kuri topic ya mbere ubushize murabyibuka neza cyane aho twagendaga tuganira kusanganyamatsiko yagiraga iti ese kuba wakundana n'umuntu mu by'ukuri igihe kinini mbere yuko mubana byaba ari byiza cyangwa se byari bibi. Uyu munsi dufite isanganyamatsiko igira iti ese kuba waryamana n'umukobwa cyangwa se n'inkumi mbere yuko mushakana byaba bikomeza urukundo cyangwa se byaba birusenyera. Se kuduha igitekerezo cyawe nta kindi bigusaba no kunyarukira muri comment aho ngaho uri kubona comment ukaduha igitekerezo cyawe turazi ko tucyakira tunashimira n'abaduha ibitekerezo ku nsanganyamatsiko yacu ya mbere ibanza cyangwa se topic ya mbere ibanza ari nako tukubwira tuti nuza gukunda video yacu zo gukora like unayisangiza abandi cyangwa se ukoresha nibagire gukora subscribe no kujyaho hano hari ijambo subscribe uri kubona nibara ry'umutuku ugakandaho tugereza amasegonda 3 yonyine cyane ubone akantu kameze nk'akasogera ugakika bivuze iki uzajya ubona all notifications zacu cyangwa se ibigeze kuri YouTube channel yacu muri rusange. Uyu munsi rutse ko turi kumwe n'imande ebyiri nk'ibisanzwe turaza kuba turi kumwe n'uruhande rube rwemeza ko ingingo yacu nakubwiye tujye kuganira hari nziza abandi baraza kuba bayihakana. Waje tugusana ugiye kure nawe ruri mu kazi kenshi gatandukanye ihangana umwanya muto cyane n'umwanya muto ukurikirana ikiganiro cyacu yabize uri bugikunde kandi kirubuze kugufasha by'umwihariko abubatse ingo zabo urubyiruko muri rusange bari mu rukundo mwese niyo mpamvu turi hano kugira ngo tugende tubereka ibyiza imbogamizi byose muri rusange. Ntujye kure KTLAO TV ni MC Vanchafi ko nabikubwiye stay tuned. Kugira ngo ndakeka nkuko bisanzwe bimaze no kumenyerwa cyane mbere yuko dutangira ikiganiro maka cyacu tumaze gufata umwanya wo kwiragiza Uwiteka Rurema. Niba rero tugiye gusaba Rena turagize Imana by'umwihariko adushyire imbere y'Uwiteka ngo dutangire nta kibazo na kimwe. Niba Imana dusenge Imana twagushimiye tugushimiye kuri Imana nziza kandi tugushimiye kubwo kuturinda no kuturengera ngaho rero Uwiteka nyir'ingabo Imana tugiye gutangira iki kiganiro rekubane natwe utugirire neza wagura ibitekerezo byacu uduhereze mwami Imana kwaguka muri rusange mwami nako nsengeye buri umwe wese uri muri iki kiganiro uri buze kukigiramo uruhare mwami Imana kugira ngo umwagure ngaho rero bana natwe udushyigikire ubane natwe kuva dutangiye kugeza dushoje usabye twizeye ko ibyo bishe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Ko twe tumaze kubabwira bakurikiye KTLAO FM umunsi tugiye kuganira kuri topic igira iti ese kuryamana n'umusore cyangwa se nkumi mbere yuko mwubaka urugo cyangwa se mubana byaba ari byiza bikomeza urukundo cyangwa se birwangiza. Uyu munsi nkuko nari nabigarutse turazi ko turi kumwe n'imande ebyiri. Uburyo bwanjye ndasukwa n'urundi kumwe n'uruhande rwemeza ko kuryamana n'umusore cyangwa se n'inkumi mbere yuko mushakana rwose ari byiza cyane. Angaha hari umukobwa umaze kumenyera cyane muranguka twarabanye kuri debate yacu ibanza cyangwa se kuri topic yacu ya mbere bamwita Fiye turi kumwe nayo cyane ku myambaro myiza cyane kabisa ku cyatsi giteye ubwo kuri dreadlocks se za atari turi kumwe n'undi musore kandi uri kuri fresher za danger uyu nguyu bigaragara ko ari ubwa mbere mubonye kuri kamera za KTLAO TV ariko nawe mu bantu batuba hafi cyane by'umwihariko agenda azana ibitekerezo byinshi bigiye bitandukanye. Umunsi twifashe kubana nawe bamwita Gilbert cyangwa se Gilbert umunsi nawe turaza kwifatanya nawe ari nako ku rundi ruhande rwanjye rw'ibumoso ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane nk'uko mubibona ni umwe mu bantu mumenyereye cyane muri Kajuga Oji film uyu nguyu akinari isheri w'amanomari nawe bari kumwe uyu munsi bamwita Rena amazina ye nyakuri uyu nawe turaza kuba tubana kuri uyu munsi ari nako kandi turi kumwe na Elize TNC Sparks muramenyereye cyane nka muri film ya Kajuga Oji aba nabo turaza kuba turi kumwe ku ruhande rw'abahakana ko kuba waryamana n'umukobwa cyangwa se nk'imbere yo kubana rwose nta kintu na kimwe bikomeza mu rukundo ngabo imande zombi
Ariko tuje gukomeza kubana kuri uyu munsi kuri ya topic yacu nakomeje kugenda ngarukaho cyane ariyo kuba waryamana n'umusore cyangwa se ngomi mbere yuko mwashakana cyangwa se mwakubaka urugo cyangwa se mubana byaba byakomeza urukundo cyangwa se byaba birusenya. Twaraganiriye ubushize ingingo twaganiriyeho murayibuka neza cyane, tunashimira none baduhaye ibitekerezo byinshi bigiye bitandukanye nuko ibitekerezo byanyu ni iby'ingenzi, tunabashimira cyane mukomeza no kugira ibitekerezo byinshi bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero nakubwiye ngo ni fire. Uyu munsi ni fire. Ese kuryamana n'umusore cyangwa se n'inkumi byaba bikomeza urukundo cyangwa se byaba bisenya? Uyu munsi muze kunyemerera cyane mere umukobwa uri ibumoso bwanjye, ndaza guhera kuri rino cyane mubaze kuri iyi ngingo. Ese no ku ruhande rwawe kuba waryamana n'umusore mbere yuko mushakana uraza kutubwira ubundi uko nabivuze tugitangira, uri ku ruhande ruhakana ko iyi ngingo atariyo. Uraza kutubwira ku ruhande rwawe ese ngiye kuba naryamana n'umusore mbere yuko twakubaka urugo cyangwa se dushakana impamvu atari byiza kuri njye. Niyo shaka kugira ngo dusobanure n'abakurikiye KTLAO TV babyumve nkuko ikiganiro cyacu Love Lesson on the Better kugira ngo tubafashe mu rukundo rwabo bakomeze kugira ngo urukundo rumere neza. Iyo niyo ngingo ngira ngo dutangirireho. Rero ku ruhande rwawe ni ibintu uhakana kubera iyihe mpamvu? Murakoze kunyakira kuri kamera za KTLAO TV. Hanyuma kuri iyi ngingo rero njye ntabwo nemeranya nayo. Ukuvuga ngo ese ni byiza ko umukobwa n'umuhungu bakundana, bamara gukundana bakaba baryamana mbere yuko babana? Ntabwo ari byiza ko baryamana, kuko harimo impamvu zirenga imwe cyangwa zirenga ebyiri mbi zishobora gutuma bitagenda neza muri urwo rukundo bashaka kuzageraho ejo hazaza. Icya mbere hariho gutakaza umukunzi kubera ko mwaryamanye. Urabona hari ukuntu umuhungu ashaka kugukunda ariko mu by'ukuri agushakaho sex. So iyo rero umufunguriye icyo gikorwa mukaba mwaryamana mbere yuko mubana, ni ikosa rikomeye. Umukunzi ashobora guhita agukatira ukaba uramutakaje kandi ariwe biturutse. Icya kabiri, uko tubizi mu muco nyarwanda, kubungabunga ubusugi cyangwa ubumanzi ni ibintu byiza cyangwa bihesheshema n'uwabikoze n'uwabyihanganiye kuba yabungabunga ubwo busugi bwe cyangwa ubwo bumanzi bwe. So mu muco nyarwanda rero iyo umukobwa aryamanye n'umuhungu mbere ko babana urumva atakaza bwa busugi bwe, hanyuma kikaba ikibazo nanone ku muco. Ku rundi ruhande ikindi, umuhungu ashobora guhita guhararuka, kuko urumva baravuga baca umugani mu kinyarwanda ngo agapfundikiye gatera amatsiko. Rero urumva nimba wabashije kuryamana n'umukobwa mukundana cyangwa ukaryamana n'umuhungu mukundana kandi mutarashakana, ka gapfundikiye ntabwo kaba kakiri, ahubwo kaba kapfundutse. Bishatse kuvuga ngo nta matsiko biba bigiteye, nta matsiko wa muntu aba akigufitiye. Yego, hanyuma mfite impamvu nyinshi ariko reka mbe babwiyeho izo ngizo uko mukomeza ko mu mwanya ndakomeza babwiye. Rena narakoze cyane ku ruhande rw'abahakana ko kuba waryamana n'umusore mbere yuko mukorana ubukwe cyangwa se mbere yuko mubana nta kintu bikomeza ku rukundo. Ahangaha havuze ingingo nyinshi zitandukanye bakurikiye KTLAO TV ngira ngo musobanukirwe munazirikana kugira ngo zize kudufasha gukomerezaho tunaganira neza cyane rusange. Ingingo ya mbere agize ati kuba waryamana n'umusore mbere yuko mwubaka urugo cyangwa se mushakana bishobora kuba byatuma akuzinuka cyangwa se aguharuka. Arongera agira ati ku rundi ruhande ku bijyanye n'agaseke gapfundikiye, murabizi umuco nyarwanda ibyo ngibyo nabyo ati mushaka kuzagera mu rugo iyo yaramaze kukumvaho cyangwa se bikaba byatuma mutanagerayo kuko yaba yarasogongeye akumva nabi bitameze neza. Ku rundi ruhande arongera agira ati ku muco nyarwanda kirazira na byandi byo kuziririza, murabizi umuco nyarwanda wa kera kuba uri isugi cyangwa se uri imanzi ukaba wakubaka urugo byabaga ari byiza cyane. Iyo ngingo niyo ngira ngo n'abantu bari ku ruhande bari buze kwemeza nabo baze kwizirikana cyane ko tuze kwigarukaho cyane, kenshi tunayitsaho cyane kuko umuco ni ingenzi kandi turawusigasira. Ku ruhande rw'abemeza ko iyi ngingo ko waryamana n'umusore cyangwa se n'inkumi mbere yuko mushakana bikomeza urukundo aho kurusenya, nabibabwiye tugitangira ndi kumwe na Fiye, ndi kumwe kandi na Gilbert. Ku ruhande rwanyu mwumvise ibitekerezo bya Rena ndetse na Tennessee Sparks ku ruhande rwabo, namwe ku ruhande rwanyu hari ibyo mwatubwira, ese mwe munabyemeza mushingiye ku kiko ari byiza? Umwanya ni uwanyu. Murakoze.
nishimiye kongera kubana n'abakunzi bacu nshingiye ku byo Rina yavuze ntabwo numvikanya nawe cyane kubera ko niba ukundana n'umusore mugomba kwizerana nicyo kintu cya mbere kizubaka urukundo kandi nimwizerana sinyeka ko niba akubwiye ngo tube twakora sexe uzamwangira kuko hagati yanyu harimo ikintu mwubatse cyo kuba mwakwizerana kuko nimwizerana niho hahandi atazajya kuguca inyuma azavuga ati ese ni iyihe mpamvu igiye gutuma koko uyu muntu umuca inyuma hanyuma uri kugaruka ku bintu by'umuco turemeranya pe umuco ni sawa ariko se ni ukuvuga ko abo bantu bose cyangwa abo tubana nabo bose niba barashakanye nyine atari amasugi nuko batari bafite umuco no hari igihe uvuga umuco bigasamo gukabiriza cyane simbihakanye ariko nyine ntago kuba navuga ko kuba waryamana n'umuhungu mukundana mutarabana ari bibi ni byiza cyane niho havamo kwa kwifungukira umuntu ukumva koko uyu muntu turi kumwe byanyabyo turi kumwe niyo byagenda gute agomba kumba hafi ngomba kumuba hafi rero sinumva ko umuntu niba uri kumwishisha niba uri kugira icyaha akakubwira ati nkorera iki ngiki oya ntabwo mbikora kubera umuco ya rwose njye ntabwo mbyemera ntabwo twemeranya Fia arakoze cyane agarutse ku bintu byinshi bigiye bitandukanye ariko icy'ingenzi agarutseho cyane ngira ngo na Gilbert ndakomozeho aravuze ati kuba abashakanye benshi bariho kandi barashakanye atari amasugi ntabwo ari uko uwo muco nabo bawangije cyangwa se akibaza ese nuko bishe uwo muco Gilbert na ku ruhande rwawe uhuza n'ibyo Rina yari yavuze byo kwica umuco kandi unashyigikira mugenzi wawe Fia kugira ngo iyo ngingo tuze kwiyumva neza wowe kuba abashakanye babana uyu munsi kandi atari amasugi ubifata nko kwica umuco cyangwa ni ibintu ubona n'ubundi nta kintu bitwaye of course kubijyanye n'umuco murakoze cyane njye nunze mu rya mugenzi wanjye ntago nemeranywa na Rina ku byo yavuze ibintu byo kwica umuco nta hantu bihuriye n'urukundo kuko urukundo uyu munsi ruhari rutandukanye n'umuco uyu munsi ku giti cyanjye ngiye uko mbyumva ubundi kugira ngo ujye mu rukundo umenya urukundo icyo ari cyo ukamenya na plan y'urukundo ufite ese urwo rukundo ni urwo gushuka abakobwa ese urwo rukundo ni urunjyanisha kubaka ku giti cyanjye rero numva urukundo icyo ari cyo numva ko utakundana n'umukobwa udafite gahunda yo kuzabana nawe rero iyo ukundanye n'umukobwa mu rwego rw'iryo rari ry'umubiri wacu aho kugira ngo nzifuze ikintu nzifuza uwo mukobwa nzifuze kuryamana n'umukobwa njye muri izo ndaya ngo nagiye mu ndaya uyu munsi yagezweho abapede kwikinisha ibintu nk'ibyo ngibyo yo kugira ngo mbijyemo njye numva ko umuntu dukundana umukobwa dukundana uwo ari we wese mu buryo twaba dukundanamo numva ko kuryamana nawe nta kosa ririmo kuko iyo wiyemeje gukundana n'umukobwa nuko uba wemera ko na risike zose zizavamo uzazirengera Gilbert arakoze cyane tugendeye ku ngingo atanze Gilbert avuze ko kubijyanye n'umuco muri rusange umuco nahuriye n'urukundo ubwo ku ruhande rw'abaza guhakana wenda Elise Sparkstein araza kuba nyumva neza ko niwe ngiye kugeraho mu mwanya Gilbert agira ati kubijyanye n'umuco n'ahantu umuco ujyanye n'urukundo nta hantu bihuriye icyo ni kimwe dufite uko byumva uraza kutubwira ariko hakaba hari n'ingingo avuze avuga ati kuba waryamana n'umuntu mukundana by'umwihariko kuri we nta kibazo bibonamo mu gihe ingaruka yose yaba izabaho haba kuri uko gutwita habaho n'ikindi wemeje kubyirengera we aracyashimangira ko ari byiza Elise ku ruhande rwawe bijyanye n'icyo cy'umuco twari turiho murakoze nk'uko chairman yabivuze amazina nitwa Elise Sparkstein ngarutse ku bya bagenzi banjye barimo baravuga njyewe nk'uko nabyumvise ku mpande zombi ntabwo ndi kwemeranya nabo kubera ko ndagaruka mugenzi wanjye Fie yavuze ku kintu aravuga ngo kwizerana kuba wakora imibonano mpuzabitsina n'umukobwa mutegura kurushinga ngo mubaye kwizerana nicyo cya mbere so ngenda ndagaruka kuri icyo nkavuga ni ese niba mubaye mwizerana ni iyihe mpamvu utamwizera iyo mubonano mpuzabitsina
cyangwa kuryamana barimo baravuga, mukazabikora igihe cyabyo cyageze. Icya mbere cyo kuryamana n'umukobwa mbere yuko mutarashakana harimo ingaruka nyinshi. Icya mbere harimo kuba yagutera sida, icya kabiri harimo kuba yagutera iyo mitezi cyamburugu, harimo kuba namutera inda. Icyo gihe izo zose ni ingaruka, sibyo? Numva ko rero kuba waryamana n'umukobwa mbere yuko murushinga ntabwo ari byiza cyane. Rero ntago ku giti cyanjye, ntago ku ruhande rwanjye na mugenzi wanjye nunganira, ntago turi kwemeranywa nabo. Elise Tennis Pax arakoze cyane. Hari ingingo asorejeho avuga ko kuba waryamana n'umukobwa mbere yuko mushakana bishobora kuba byatera ingaruka nyinshi zitandukanye, harimo gusama inda zitateganyijwe, harimo izo sida n'izindi ndwara zitandukanye zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ariko ndazugaruka kuri Gilbert gato cyane, n'ubundi iyo ngingo yarayikomojeho avuga ko mu gihe ibyo ngibyo n'ubundi wemeye kubyirengera wabona nta kibazo na kimwe kibirimo. Ubwo Elise nuko abyumva, ariko reka ngaruke kuri Rina cyane, wenda iyo ngingo tuzakwigarukaho gato cyane mu kanya kari buze, ariko kamaze kuri Rina tutararenga kuri ya ngingo y'umuco Gilbert yigeze kukomozaho, nawe warayikomojeho uvuga ko kuba mwaryamana mbere yuko mushakana mugatakaza ubusugi n'ubumanzi ari ukwica umuco nyarwanda. Gilbert avuga ko umuco nahuriye n'urukundo. Rero reka mugarukeho bijyanye n'ibyo Gilbert yavuze ko kuba yaryamana n'umukobwa mbere yuko bashakana agendeye no ku ngo z'ubuzira, nk'uko bari babitangaje, uvuga ko kuba hari zashakanye mbere bo bavuga ko bitari ukwica umuco. Wowe ku ruhande rwawe niki wakongera kuri iyo ngingo? Ko nagira ngo nakurikiye KTLAW TV basobanukirwe n'iyo ngingo, banayumve neza ijyanye n'umuco n'ibijyanye no gukora imibonano mpuzabitsina mbere yo gushakana. Arakoze cyamani kubw'ikibazo cyiza mbajije. Ndagira ngo abakurikiranye KTLAW TV basobanukirwe cyangwa dufatikanye gusobanukirwa aho urukundo n'umuco bihurira. Nukuvuga ngo niba umusore ajya kurambagiza, cyangwa urabizi kuva kera hariho abaranga, umuranga akaba yareba umukobwa ufite umuco, cyangwa nawe musore wifuza kurushinga ukavuga ko ushaka umukobwa ufite umuco, ni gute none uri kuvuga ngo mu rukundo nta hantu hahuriye n'umuco? Udafite umuco ahubwo nta nubwo wakubaka urugo. Umuryango nyarwanda nta hantu waba ugana igihe icyo ari cyo cyose umutima w'urugo adafite umuco. Nukuvuga rero ngo kuryamana njyewe mbibonamo nko guta umuco. Ari ikintu mwigeze kuvuga ngo ese ngo kuba hari abashakanye barataye ubwo bumanzi cyangwa ubwo busugi ngo bishatse kuvuga ko bari barataye umuco? Ntago ari ibanga bari barawutaye. Ashobora kugira amahirwe urugo rugakomera, nibyo, ariko kimwe yuko byaba n'intandaro yo kuba yasenya urugo imburagihe kubera ko yashatse atari isugi cyangwa atari imanzi. Mwakoze. Ku ruhande rwanjye hari ikintu ari kumvikanaho nawe, kuko ntabwo wanyumvisha ngo ubusugi, gutakaza ubusugi ngo bituma ngo kwizerana biba bitoya cyangwa bitakaza agaciro. Ubusugi nta hantu buhuriye n'urukundo, yaba ari isugi yaba atari isugi. N'ubundi uramutse usanze ari isugi waramukunze murabana, usanze atari isugi n'ubundi murabana kubw'urukundo n'icyizere mwagiranye. N'ubundi rero niyo nkomoza mvuga ngo kuba waryamana nawe nta hantu naho binahuriye n'izo nda, kuko uyu munsi hari udukingirizo natwo turakoreshwa kugira ngo rwa rukundo rwanyu ku giti cyanyu igihe numve ko rukomeye, cya cyizere wavugaga. N'ubundi kuba wampa icyizere tukaba twaryamana tutari abana, nabitangiye kare mvuga ko ari icyizere n'ubundi tuba twagiranye, ni ukwizerana. Izo ndwara uvuga aho zikomora n'ubundi muri uko kuryamana n'udukingirizo turazirinda mu rwego rwo kugira ngo njye ntazifuza kuryamana n'undi muntu. Uyu munsi abasore muri rusange bitewe na viziyo turimo n'uburyo tugenda tubona utuzi mu ntara zitandukanye, tugenda tubana n'abantu batandukanye b'abasore bagenzi bacu mu mageto mu rwego rwo kwekonomiza amafaranga tugafatanya kwishyura inzu. Nimba mbana n'abasore 4, 5 cyangwa 3, umwe muri twebwe ntabikora abandi barabikora, byanze bikunze abantu tubera guhindura abandi. Urabizi no muri Bibiliya barabivuga, abantu tubera guhindura abandi. Ni
mu rwego rwo guhindura abandi bashobora kumpindura muri bya bindi ntakoraga, bashobora kumpindura muri bya bindi ntakoraga bikaba ngombwa ko mbikora. Igihe wa mukobwa dukundana atabinkorera bizatuma nibaza impamvu atabinkorera kandi abashuti banjye babikorera, bigatuma ntekereza ko wa mukobwa aho ari uko atanyizera ahubwo atankunda. Niyo mpamvu rero ngiye mbishyigikira nkavuga ngo kuba naryamana n'umukobwa tutari abana umva nta kintu bitwaye ku giti cyanjye. ukiri aho hari ikintu ukomojeho, uravuga ngo ntabwo ngo kwandura indwara nyine zandurira mu mibonano mpuzabitsina ngo ushobora gukoresha agakingirizo ngo muri kino gihe twaraje. Yes, twaraje, ariko guys tutanibagirwa yuko gusambana biriya byitwa gusambana kuko ntabwo ibyo bintu uba wari wakabyemerewe. Kiriya cyitwa igikorwa cy'abashakanye cyangwa igikorwa cy'urukundo nyine ku bashakanye. Niba mutarashakana ugakora icyo kintu ntitwirengaze ko urimo no gukora n'icyaha. Kandi ntabwo agakingirizo gakingira izo ndwara sava, ariko nako ntabwo ari 100%. Ikindi ntabwo gakingira icyaha, urumva. Kandi nk'umuryango nyarwanda twese uko mu myemerere yacu cyangwa mu myizerere yacu twese twemera Imana, kandi Imana yanga icyaha. Niba yanze icyaha, njyewe impamvu nta byo bintu narimo guhamanura nabyo nuko nzi neza ko icyo kintu ari icyaha. ntunganiye gatoya, hari ikintu mugenzi wanjye Gilbert yavuze, aravuga ngo hari igihe umuhungu ngo yibaza ngo impamvu umukobwa ngo atamukorera nyine atamwemerera kuryamana nawe ngo kandi hari abandi ngo abona hari abandi babikorera abandi. Mbere na mbere iyo wafashe icyemezo ukavuga ngo ngiye gushaka cyangwa ngiye gushaka umukobwa tugomba kuzabana, ntabwo mbere na mbere nibaza ko utagendera ku bandi, ni icyemezo cyawe wowe ubwawe n'umutima wawe. Niyo mpamvu rero naho ngaho uvuga ati nimba twizerana ko mwigeze kugikomozaho nawe wagisubiyemo, nimba mwizerana koko niyihe mpamvu, kandi nta wundi muntu ugomba kubireberaho. Wafashe icyemezo, twibuka kuba wafashe icyemezo wowe ku giti cyawe, niyihe mpamvu utavuga ati umugore ni uwanjye, umukobwa ngiye gushakana nawe ni uwanjye. Niyihe mpamvu ubundi umuhungu atafata icyemezo cyo kumwizera nk'uko bakabivuze, noneho akazabikora uko abishaka, kuko ntawe uba akimufiteho uburenganzira. Igihe cyose yamukenera yamubona. So rero icyo cyizere bari kuguma bavuga no yamwizera n'ubundi bakazabikora igihe bari kumwe, ariko badakomeje kuzagaragaza umuco mubi mu baturage. Icyo cyizere bavuga aho kugira ngo kiyongere ahubwo kiragabanuka iyo wamaze kuryamana n'uwo mukundana. Bishatse kuvuga iki? Iyo uryamanye n'umusore mukundana before ko mubana, uko aravuga ati uko amaye niko ahereza n'abandi. Kandi twibagirwe yuko iyo umuntu amaze gutakaza ubusugi bwe cyangwa ubumanzi bwe, biba bigoye cyane kugira ngo azongere kwifata. Ariko kwifata, nakuze numva indirimbo bavuga ngo kwifata biragoye sava, ariko nta n'ikintu cy'agaciro tugeraho hano kuri no si kitaturuhije cyangwa kitatugoye. Bishatse kuvuga ngo kwifata biragoye nibyo, ariko nimba wabashije kwifata, komeza wifate, ureke gutakaza ubwo busugi bwawe cyangwa ubwo bumanzi bwawe, kuko bizagufasha n'uwo muzabana nabona ari we wa mbere muryamanye nawe, bizongera n'icyo cyizere. Naho kuvuga ngo birakigabanya, ntago ari byo. Kandi mfite n'iyindi mpamvu. Iyindi mpamvu mfite iravuga ngo kuba waryamana n'uwo mukundana mbere yuko mubana bishobora gutera icyo bita indwara ikomeye kuri kino gihe irimo kuzahaza abanyarwanda ndetse n'isi muri rusange, y'agahinda gakabije, depression uterwa n'umukunzi kubera ko yaguhemukiye. Hari igihe ushobora natangiye mbivuga dutangiriye ingingo ko iyo uryamanye n'umukunzi wawe mbere ko mubana ushobora kumutakaza. Muri kwa kumutakaza rero kandi wamukundaga cyane, bishobora kuviramo ako gahinda gakabije, kuzinuka urukundo, kutazongera gukunda ukundi, byaraturutse kuri icyo kintu. Rero jyewe numva uko mbyumva jye na mugenzi wanjye, kuryamana n'umukobwa cyangwa umuhungu mukundana mbere yuko mubana ntago ari byiza,
bitewe n'izo mpamvu zose tumaze kubabwira. njyewe rero impamvu namye ntemeranya na mugenzi wa Elise aragira ati ngo umuhungu ngo umukobwa ngo aravuga ngo uko muhaye ngo azatekereza ngo azavuka n'abandi ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubundi se bwo kuki umukobwa we atatekereza ngo impamvu atansaba afite aho abikura we ku giti cye ibyo aba yabikemuye ntaranasaba byibura ngo mwime afite aho abikura akaza kunduhukira icyo kintu ushobora kugitekereza. njyewe rero impamvu namye ntemeranya na mugenzi wa Elise aragira ati ngo umuhungu ngo umukobwa ngo aravuga ngo uko muhaye ngo azatekereza ngo azavuka n'abandi ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubundi se bwo kuki umukobwa we atatekereza ngo impamvu atansaba afite aho abikura we ku giti cye ibyo aba yabikemuye ntaranasaba byibura ngo mwime afite aho abikura akaza kunduhukira icyo kintu ushobora kugitekereza. ikindi nkomozaho Rena aragira ati ngo ni icyaha ngo mu madini ngo ni icyaha. Ese ubundi icyaha ni iki? Njyewe kuri ibyo ngibyo njye ntabwo mbifata nk'icyaha. Oya. No na Yesu yigeze kuvuga ngo munywe gake kubw'inda zanyu zabananiye. Nese bigeze bavuga ngo sambana gake. ahubwo hari n'ahandi handitse ngo aho kugira ngo urarikire wabikora. Ntabwo ari ibyo baba kwifuza. No kwifuza ni icyaha. Aho kugira ngo njye nzifuze ikintu. Ariko tunazirikane ko niba wenda mwinjiye mu byanditswe tubyinjiremo neza ntitwibagirwe n'ahavuga ngo byose turabyemera ariko ntabwo ariko byose bidufitiye akamaro. Ikidufitiye akamaro ni iki, kitadufitiye akamaro ni iki? Kuryamana n'umuhungu mbere ko mubana bidufitiye akamaro cyane. Ntabwo biragafite 100% kuko nta icyizere cya mbere ni umutima w'umuntu. Mwaba mwararyamanye mwaba mutararyamanye, icya mbere ni icyizere, kandi icyizere nikiba mu kutaryamana cyangwa mu kuryamana. Icyizere kiba mu mutima w'umuntu, uze kubyibuka neza. Icyizere n'umutima w'umuntu burya. Niyo mpamvu bakunda kuvuga abanyarwanda ngo acamika mu buryo ni umutima w'umuntu. Urumva? Ntuzigere wiyima mu buzima cyangwa ngo wime inshuti. Nunganiye Zuberi hari ibintu ari kuvuga umva nukuri ahubwo namwe mwakagombye kugenderaho. Reka mubaze nk'ubu ngubu muramutse mukundana mwakundanye byacitse yego mwarifashe hanyuma rero sasa hamwe mugiye kubanira ugasanga wa muntu mwakundanye nta ngingo azi gukora byagenda ute? So hahandi uzasanga havuyemo kurwana, gutongana, gucana inyuma kubera ko n'ubundi nubwo mwifashe mukavuga ngo ntabwo dushobora gukora bino bintu ngo kubera umuco nicyo kintu kigiye gutuma mutuba ku rugo rwanyu neza. Ariko niba mwarizeranye mukavuga ati nubwo dukundana yego ntabwo sex ariyo navuga ngo ishingiye ku rukundo, burya ntabwo ari uko tuzajya duhura ariko tuzajya dukora sex burya rwose, ahubwo ni ukuvuga ati ese nubwo dukundana nubwo tuzajya dukora iyo sex tuzajya tuyikora kangahe. Hari igihe dushobora kwiha gahunda tukavuga ati rimwe mu kwezi cyangwa se rimwe mu mezi 3, atari ukuvuga ngo ni uguhora ngo dukora sex no, ntabwo ibyo ngibyo ari byo twashingiye kuko mwagiye muvuga ngo amada iyo nda ntayintera kuko dukundana kandi twizerana. Kizaba ari cya cyizere azamfasha niyo navuga ngo tugiye kubana ubwo bushobozi ntabwo hari ariko kuko still azi ko ari we nifunguriye kandi tukiri kumwe hari ubuzima mwacanye. Ariko hari ikintu murimo kwirengagiza kuko icyo ngicyo uvuze mushobora kuryamana sibyo yaranze akagutera inda, yamara kugutera inda ntiyemere nyine kuguterera nawe ko akagukunda sibyo, hanyuma akemera kwirengera izo ngaruka akagutwara. Ariko tutirengagije yuko ari byo bibazo uyu munsi umuryango nyarwanda ufite kubera izo ngo ziba zabayeho zitateguwe neza.
kwa ufashe yenda nk'umuntu mwaryamanye murakundana muraryamanye aba iwabo, ese iyo aguteye iyo nda akujyana iwabo? Ntabwo akujyana iwabo, ahita yikorera wa mutwaro wo gutunga urugo akiyemeza kuba umupapa kubera icyo kibazo kibayeho, ariko mu by'ukuri atari ibintu yari yateguye. Kamufashe uretse mbanze musubize, reka mbanze musubize. Nese ni ukuvuga ko turebye hanze hanga niko abantu bose bateranya amadaba bana. No, nagaruka babana. Icya mbere gihari ni kwa kwizerana, nicyo kintu nagarutseho. Ese abana kandi ari cyo kibazo. Ese niba koko mbyemera ko naguteye iyo nda, rwa rukundo ruragaragarira he? Ruragaragarira mu kuba nanjye nakwitanga, niba nigomwaga nkavuga ati ibi ngibi ndabikora kuko nkiri umusore. Deja hari izindi nshingano nafashe, nubwo twaba tutari kubana, hari izindi nshingano nafashe zindi ku mutwe ko hari umuntu ngomba kwitaho, nkamumenyera ibyo bintu, nkamumenyera kuba niba umwana yariye cyangwa afite ibintu byatuma agira amahoro. Ariko urumva nyine izo nshingano nibyo ntabwo nguciye mu buryo uvuga, nibyo uba uzifashe kubera ko nta n'ukundi rega, nta n'ubundi buryo, nta n'iyindi shuwa uba ufite, sibyo? Ariko nanone wirengagije ko uzifashe kubera risike, kubera ikintu cyabayeho kandi kitateganyijwe. Aho niho hava abana baba ari inzererezi birirwa mu mihanda, niho hava abana babaho mu buryo butari bwiza ku mibereho, kubera yuko ntabwo ba mama wabo cyangwa bajya kubabyara baba babiteganyije cyangwa uretse mvuga akantu gatoya kamwe, sibyo? Uyu fiye hari ahantu ageze aravuga ngo ntabwo kuryamana ari ngo ntabwo bishingiye rukundo ku rukundo. Nkavuga ngo ibyo bintu bifitanye isano uko ari bibiri, sibyo? Aho bishingiye ese ni ngombwa? Ibyo bintu numva ko bifitanye isano. So rero nkumva ko mwebwe ubwo murimo murigarukamo urukumva, kandi tugendeye no kuri kiriya kintu muri kuguma muzana cyo kwizera. Nge nagumye mbabaza ngo kuki utamwizera mwe mukazakora ibyo mushaka mwaramaze kubana. Aho wanyumvishe ntabwo navuze ko kuba tutaryamana ariho bishingiye ku rukundo, ahubwo impamvu nabivuze nuko mwakomeje kugarura ngo kuryamana. Erega niyo ngingo turiho, ntabwo twabyibagirwa. None se turakundanye, dukundanye uyu munsi, sibyo? Noneho mu gukundana ejo dukoze sex, turayikoze iyo sex turabana. Ntitwakoze sex se? Ntitwabanye se? Noneho namwe murakundanye, iyo sex ntayo mukoze, muri kuvuga ngo nibyo byiza. Nese gute n'ubundi tuzayikora, sibyo? Tukabana tukagira n'urugo rwiza, hanyuma mwe mutayikoze. Ni bangahe se batakaza ingo zabo kandi baravuze ngo barizeranye? Ni bangahe se babyara bagatandukana kandi abo bana bakajya hanze, ingo zabo zubashwe? Twabona ababyeyi hano tukavuga ati buriya rugo ni icyitegererezo, ariko mo imbere wahagera ukumva ntiwatekereza no kuzongera kuhasubira. Ari bya bindi byazira arazishya. Kubera ko ntago mwigeze kuba mwagirana umwanya uhagije. Nibyo ndi kuvuga. Ukiri aho ngaho uravuze ngo ni ingo nyinshi zibaho zikarara zishya, ngo kandi mwumva harimo ibintu bwacya zikazima. Nyamara kandi wirengagije yuko ntabwo rega urugo rwubakwa no kuryamana before, sibyo? Ahubwo rukomezwa no kutaryamana before, kuko rega nta nubwo twakwirengagiza yuko ushobora kuryamana n'umuntu before ukabona na weakness ye, ukaba utagishoboye kubana nawe. Kandi nyamara buriya iyo ugiye hariya kuri radarapu ukarahira ukavuga ngo mu bibi no mu byiza nzihangana, n'ibyo ngibyo biba birimo byo kwihanganira. Ahubwo abantu muri kino gihe tunaniwe kwihangana. Urumva? Rena nakubaza. Mbaza nta kibazo ndagusubiza. Reka nkubaze ikibazo kimwe cy'amatsiko cyoroshye. Ubundi umuntu akundana n'umuntu bakabana kugira ngo bagere ku ki? Musubize. Umuntu akundana n'umuntu kugira ngo wubake umuryango, wubake ejo hazaza hawe. Ariko ntabwo urugo kiriya gikorwa ariho rushingiye. Niba reka nkomeze musubize, ukundana n'umukobwa nawe uri umuhungu
kubera ko muri ingingo ebyiri zuzuzanya udahari ntago yabaho neza nk'uko byagenwe kuko Imana yaremeye Adamu Eva sibyo niko n'umugore akeneye umugabo kugira ngo abeho rero ntago umugore abayeho kugira ngo arongorwe ntago akazi k'umugore mu rugo ari ukurongorwa gusa ntaguciye mu ijambo gatoya njyewe impamvu ntemeranya nawe umugore umushaka kugira ngo mwubake umuryango mubyare ibyo bya Adamu na Eva waruzanye n'ubundi n'Imana avuze ngo muzabyare mwororoke isi ushaka umugore kugira ngo mwubake umuryango mubona abana bazabona abandi ubona abuzukuru n'abuzukuruza ntago mubana kugira ngo murebane nk'amafoto cyangwa imitako n'ubundi abaherezo y'inzira ni muzo wenda Gilbert akoze cyane ariko noneho ni munyemerere impaka yaba ku ruhande rw'abahakana yaba ku ruhande rw'abemeza mu by'ukuri niyo mpamvu ikiganiro mpaka kiba ari Kigali kiba cyaguye niyo mpamvu tugomba no gutegereza n'ibitekerezo by'abadukurikiye ari nako turubuze ko batubasaba icyo bagomba kudukora kugira ngo dufashe kuri izi ngingo twaganiraga uyu munsi ntabwo rero impaka zaza dushobora gufata n'iminsi n'ibiri niko debate imera ni munyemerere uyu munsi dusoreza ahangaha yaba Rena ku ruhande rw'abahakana yaba Elizabeth Spax mwakoze cyane yaba Gilbert ku ruhande rw'abemesaga kuri ingingo nayo wakoze cyane nibagiwe nawe film mwakoze cyane guys wenda n'ubutazanakomeza ariko munyemerere dusoreza nawe warudukurikiye kuri Kettle TV reka nkubwire ni wakoze cyane kubw'umwanya wawe wakoze kabisa kudukurikirana nkubwira ni ukomeze unadukurikirane cyane n'ubutaha uzajye umenya ibintu byose twashyizeho nta kindi bisaba jya ahantu umunsi uri kubona akantu k'umutuku kandi to subscribe ugakandeho tugereze amasegonda 3 yonyine cyane ukande ku kantu kameze nk'akazogera kugira ngo ujye ubona ikigize kuri YouTube channel yacu muri rusange reka by'umwihariko nshimire cameraman wacu twari turi kumwe uyu munsi cyane ubona kabisa wagiye ukugezaho amashusho arenze bamwita Manzi ndamushimira cyane kabisa mbikuye ku mutima mubwira ni much respect brother reka nkubwire ni naho ubutaha tuzasubira General MC Van Shafi hasta la vista ciao stay tuned